byinshi ukora ariko ntumenye kuri kubikoreshwa n'umwuka mubi wo kukubuza amahoro kubera kutubasha Imana. Uyu mugabo Sawuli yajyaga abura amahoro, yarangiza kubura amahoro Imana ikagenda ikamuzanira agahungu k'agashumba. Ako gahungu karaza kamucurangira, kamara kumucurangira agatangira kumva amadayimoni yose atangiye kugenda acururuka muri we. Reka nkubwire ngo uyu mugabo yaburaga amahoro. Ni kimwe nuko abakristo b'uyu munsi n'abantu b'iki gihe musigaye mubuzwa amahoro n'ibyaha mukora, ariko mukanga guhindukirira Imana. Aho kugira ngo musanga abapasiteri cyangwa se abavuga butumwa tubabwire ubutumwa bwiza nk'ubu ngubu bukeneye kubarokora no kubabohora, mugasanga baba pasiteri babandi bababwira ngo Imana igiye kubatabara kandi nyamara ntibababwire ko mukwiriye kureka ikibi. Mugasanga babashumba babandi bababwira ngo Imana igiye kubaha amamodoka n'amazu, ariko nyamara amazu yo muri iyi si ntabwo muzabamo igihe kirekire. Murashaka kumva baba pasiteri babandi birirwa bababwira ko Imana igiye kubahindura abamiliyoneri, ariko nyamara ntabwo muzi igihe muzaramba muri ubu buzima. Reka mbabwire ngo ninjye uje kubabwira ijambo ry'ukuri kandi ribabohora. Ninjye Uwiteka Imana yohereje kugira ngo ndokore ubugingo bwanyu. Mbabwira ko Yesu Kristo akeneye yuko mugendera mu nzira y'abatoje. Mbabwira yuko Yesu Kristo akeneye yuko mukurikira inzira ye, mwubaha amategeko Imana yaba. Welcome kuri Gorilla Gospel TV channel yanyu, kora subscribe. Shalom shalom nshuti mwene data wowe uteze amatwi Gorilla Gospel TV show. Reka nkubwire ngo Imana y'amahoro iguha umugisha. Twongeye guha ikaze rero tukubwira ngo iyi ni chaîne Imana yahagurukije kugira ngo ivuge ukuri kw'ijambo ry'Imana, ibageze ijambo ry'Imana ryazatuma mugera mu bugingo. Twongera kubabwira yuko turi mu bihe bigoye kandi bikomeye, ibihe Satani arimo arakora cyane. Turi mu bihe ndetse biteye inkeke abakristo cyangwa se abagenzi bajya mu ijuru bari bakwiriye kuba barushaho gukorera Imana, ariko tubabwira ngo Satani afashe imbaraga nyinshi azishira mu kintu icyo ari cyo cyose cyatuma ayobya abantu. Niyo mpamvu rero Imana iduhagurukije kugira ngo tubabwire ukuri, kandi uko kuri ijambo ry'Imana tubwira ngo niko kuzaba batura. Nshuti z'Imana rero nimumenye ukuri niko kuzaba batura, uko niko ijambo ry'Imana ritubwira. Reka mubwire wowe utarakora subscribe kugira ngo ukore subscribe, urusheho kubana natwe muri umuryango mugari wa Gorilla Gospel TV show, umuryango wiyemeje gukomezanya muri uru rugendo. Turi abantu twiyemeje gukomezanya muri uru rugendo, kubwizanya ukuri, kugirana inama kugira ngo tuzabone ubugingo buhoraho. Abamenyereye kuri channel tumaze kenshi cyane kuvuga yuko nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima kandi aribwo bw'ingenzi. Twamaze kumenya neza yuko tugomba gukorera ubuzima bwa nyuma y'ubu buzima. Ni benshi cyane bagiye bitaba Imana ntibagaruke ngo batubwire ndetse ibya nyuma y'ubu buzima uko bumeze, ariko Imana kubera urukundo rwayo, kubera ukuntu dukunda, yatumye njyewe ku giti cyanjye ngera aho ngaho abantu benshi bagera, ariko ntibabe babasha kuza kubabwira ukuri kwaho. Niyo mpamvu rero njyewe nafashe umwanzuro kandi mbitegetswe n'Imana kugira ngo nze mbabwire ukuri kw'ijambo ry'Imana, mbabwire icyo Imana ibasaba, mbabwire igisabwa kugira ngo mube mwazabona ubugingo buhoraho nyuma y'ubu buzima. Imana yacu nikomeze kubagira neza. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku kintu gikomeye abakristo b'uyu munsi barimo barangiza cyangwa se barimo baraterwa nacyo ariko ntibagisobanukirwe. Tugiye gusoma mu gitabo cya mbere cya Samweli umurongo waho wa 15, mu gice cya 15 umurongo waho wa 10. Haravuga ngo ubukeye ijambo ry'Uwiteka rigera kuri Samweli, aravuga ati nicujije icyatumye nimika Sawuli kuko yateshutse akanga kunyoboka ntasohoze amategeko yanjye. Samweli abyumvishe ararakara, akesha ijoro atakambira Uwiteka
acikisha atakambira Uwiteka. Maze Samweli azinduka kare mu gitondo ngo ahure na Sawuli. Babwira Samweli bati, Sawuli yasohoye i Karumeli kandi yishingiye urwibutso. Nyuma arahindukira arakomeza amanuka i Gilugali. Hanyuma Samweli asanga Sawuli. Sawuli aramubwira ati, Uwiteka aguhire, dore nashohoje itegeko ry'Uwiteka. Samweli aramubaza ati, ariko gutama kw'intama kunza mu matwi no guhogerana kw'inka numva bimeze bigenda bite? Sawuli aramusubiza ati bazivanye mu Bameleki, kuko abantu barokoye inyamibwa z'intama n'inka z'indatwa ngo nizo gutambira Uwiteka Imana yawe. Naho ibindi byose twabirimbuye rwose. Uko niko ijambo ry'Imana ritubwiye muri 15 umurongo wa 10 kugeza ku murongo waho wa 15. Reka tugaruke kuri 16. Kuri 16 umurongo wa 23 turebe icyo havuga naho. Muraravuga ngo hanyuma iyo umwuka mubi yavaga ku Mana agahanga kuri Sawuli, Dawidi yendaga inanga ye agacuranga, maze Sawuli akoroherwa agakira umwuka mubi akamuvamo. Haleluya! Imana yacu nishimwe. Shuti mwene data, wowe unteza amatwi muri kano kanya cyangwa se uri murankurikirana muri kano kanya, reka nkubwire ngo kubaha Uwiteka ni ikintu cy'ingenzi mu buzima bwa buri wese. Kubaha Uwiteka ni ikintu Imana itegeka buri muntu. Uyu mugabo Sawuli yari umugabo Imana yatoranyije aba umwami wa mbere w'ubwoko bwa Isiraheli. Reka nkubwire ngo igihe ubwoko bwa Isiraheli bwakundaga gutegekwa n'Imana, Imana niyo yari umuyobozi w'ubwoko bwa Isiraheli. Ariko ubwoko bwa Isiraheli bwari ubwoko butagonda ijosi, bari abantu Imana yagiye yereka ibintu byinshi cyane ndetse bakorera ibitangaza n'imirimo myinshi ikomeye. Ariko kubera ko ari ubwoko butagonda ijosi, ntibigeraga bamenya Imana ngo bumve ikibabwira, ngo bumve ikibasaba. Igihe kigeze bakomeza kugenda bigana andi mahanga, nicyo cyatumaga wasangaga barimo baragenda bakorera izindi mana kandi bazi neza ko Uwiteka Imana ariyo Mana yabo. Niyo mpamvu bakunda kugenda ubona bagenda bashaka kwisanisha n'izindi. Ibyo Imana yababuzaga gukora bo barabikoraga, ariko babitewe no gushaka kwigana ayandi mami. Igihe kiza kugera rero ubwoko bwa Isiraheli butakambira umugabo witwaga Samweli, buramubwira ati, turashaka natwe kumera nk'ibindi bihugu, turashaka natwe kugira umwami, kubera yuko dukeneye umuntu wajya uturwanirira. Reka nkubwire ngo ubu bwoko bwa Isiraheli ntabwo bwari buyobewe ko bwari bufite Imana nk'umuneshi cyangwa se nk'ingabo ikomeye yabo. Ntabwo bwari buyobewe ko Imana yabuvanye mu gihugu cy'uburetwa ibugeza mu gihugu cy'isezerano. Ntabwo bwari buyobewe intambara Imana yaburwaniriye. Ntabwo bwari buyobewe uburyo Imana yagiye ikora imirimo ikomeye n'ibitangaza kugira ngo ibereke ko ari inyembaraga. Ariko ubu bwoko bwari ubwoko butagonda ijosi. Ariko aba bantu bari abantu b'abanyabyaha. Igihe kiza kugera, Samweli abwira Imana ati, ubwoko bwawe burashaka kubimikira umwami. Imana iramubwira ngo ntacyo, ngaho bemerere ubakorere nk'ibyo bashaka. Haleluya! Imana yacu nishimwe. Imana iramubwira ati, bemerere ngo ubakorere nk'ibyo bakeneye kubakorera. Reka nkubwire nshuti mwene data, hari igihe Imana igikwiyereka igakora ibintu n'ibimenyetso n'ibitangaza bikomeye, ariko kubera kubayeho mu buzima ushaka gusa n'abandi, kubera ko wumva ushaka kwigana abandi, nyamara Imana ukayirengagiza, rimwe na rimwe ugasanga urimo uranayitekerezaho ibintu udakwiriye kubitekerezaho. Imana y'amahoro ni uguha imbaraga. Ubwoko bwa Isiraheli bumaze gusaba cyane umwami, Samweli ngo abimikire umwami. Imana iramubwira ati, nabonye umuhungu nshobora kugira umwami wabo. Hari icyatumye Imana ibikora gutyo.
ngiragenda mu muryango umwe wo mu bwoko bwa Isirayeli, ngirangije bimikira umugabo witwaga Sawuli. Uyu mugabo rero yari umugabo ari kutubaha Imana neza. Iki kintu gishatse gusobanura yuko kutubaha Imana ari ibintu bikomeye. Igihe kimwe cyaje kugera, Imana iramutegeka, amaze kuba umwami w'ubwoko bwa Isirayeli, iramubwira ngo jya mu gihugu cy'Abamaleki, nugerayo utsembe ikintu cyose gihumeka, utsembe ibintu byose, utsembe abantu bose ubakureho, kubera ko ni abantu batubahaga Imana kandi ni abantu bari baragiranye inzigo n'Imana, bituma Imana igomba kubarimbura. Reka nkubwire ngo umuntu wese utubaha Imana, reka nkubwire ngo ikintu cyose kitubaha Imana, byanga byakunda nubwo hashira imyaka n'imyaniko, Imana igomba kukirimbura. Hari ingaruka zikomeye rero ziri mu kutubaha Imana. Uyu mugabo Imana yamukoresheje umurimo wo kugira ngo agende atsembe ubwoko bw'Abamaleki. Ariko ageze, iryo niryo tegeko Imana yari yaramuhaye, ariko ageze mu gihugu cy'Abamaleki, uyu mugabo ntabwo yigeze yumvira Imana. Yaragiye yifatira inka z'imishishe, yifatira intama z'imishishe, arazizana yanga kuzica. Nganarangije arenzaho n'ikintu cyo kwanga kwica umwami w'Abamaleki, nawe amuzana ari muzima. Ijambo ry'Imana rimanukira umugabo witwaga Samweli, riramubwira ati nicujije impamvu nimitse uyu mugabo witwa Sawuli, ati nicujije impamvu nigeze nshaka undi. Imana iramubwira ati ndicuza kubera ko uyu mugabo ntiyumvise itegeko namuhaye. Reka nkubwire ngo Imana iricuza igihe cyose utari kumvira amategeko yayo. Reka nkubwire ngo nubwo waba uri umuntu Imana yagiriye neza bingana gute, reka nkubwire ngo naho waba uri umuntu Imana yaba yarakoreye ibyiza bingana gute, biragoye cyane ko Imana yakwishimira, biragoye cyane ko Imana hari ikintu gikomeye yagukorera kubera kutumvira amategeko yayo. Imana yacu nitubabarire cyane. Imana ikeneye umuntu yumvira, Imana ikeneye gukorana n'umuntu wumva ikimubwira kandi akagishira mu bikorwa. Ubwo Imana yategekaga Sawuli kujya mu Bamaleki, kujya gukora umurimo wo kurimbura abatubahaga Imana, Sawuli ntabwo yigeze abikora. Ngo yaragiye yizanira iby'imishishe, ibyo akunda, arenga ku itegeko ry'Imana. Arangije kurirengaho, Imana biyitera agahinda. Reka nkubwire ngo nawe hari amategeko Imana yaguhaye, wowe ubwawe uyarengaho nkana kandi uyarengaho ubizi. Reka nkubwire ngo bibabaza Imana cyane kandi birayibabaza bikayitera agahinda. Reka nkubwire ngo niba uzi neza yuko Imana yagutegetse gukora ibintu bimwe na bimwe ariko utabasha kubikora, ngeka nkubwire nshuti mwene data, je ntabwo nzigera nkubembekera, ntabwo nzigera nkubwira ngo Imana ije kugukorera ibi ngibi. Hoya, nta kimana izigera igukorera igihe cyose wanze kumvira amategeko yayo. Nta kimana izigera igukorera igihe cyose, kabone nubwo waba ubona ufite umugisha mu buzima bwawe. Ndakubwira ngo nta gahengu hawe ariko nta buzima, nta bugingo. Icyo nakubwira muri kano kanya wowe unteze amatwi, nuko wahindukirira Imana, ukubaha amategeko iguha, ugakora ibyo ishaka gukora. Nicyo kizaguha amahoro, nicyo kizatuma Imana ikwishimira. Ijambo riravuga ngo ese bimaze iki kuba watunga ubutunzi bwo mu isi ariko ukaba utazabona ubugingo? Abantu benshi turimo turareba ku bugingo, ndetse turimo turareba ku buzima bwo muri iyi si, ariko ubugingo ntidushake kuba twabutekerezaho. Abantu benshi turimo turareba iby'isi uko twakwinezereza, nyamara ntabwo tuzi neza ko muri ubu buzima ari ubuzima bw'igihe gitoya. Ntabwo tuzi ko nyamara muri ubu buzima ari ubuzima budafite igihe kirekire, ariko mu nyuma y'ubu buzima hari ubuzima buzamara imyaka n'imyaniko, hari ubuzima buzamara imyaka umuntu atabasha kumera. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo nyuma y'ubu buzima ngo hari igihe tuzambara umubiri udapfa. Reka nkubwire ngo ntuzifuze kwambara umubiri udapfa ngo wambarire kugira ngo ujye mu muriro wa Gehinomu. Ntuzambarire umubiri udapfa kugira ngo wambarire kuzababazwa by'iteka ryose. Ndakubwira ngewe muri kano kanya kandi nkushishikariza kuba wakumvira Imana, kugira ngo Imana izaguhe ubugingo buhoraho, kugira ngo Imana izaguhembe iherezo ryiza, kugira ngo Imana izaguhembe kuzaba muri
Yerusalemu nshya. Uyu mugabo Sawuli Imana ngira muhana, kuva icyo gihe iramubwira ngo ubwami nari naraguhaye ndabukwambuye. Reka nkubwire ngo niba utsubaha Imana, hari ibintu Imana yemeraga ko ufata, hari imigisha Imana yari yarashize mu buzima bwawe, ariko uyu munsi wa none bishobora kuba bitakomeza kubaho. Imana ishobora kubishiraho iherezo nkuko yashize iherezo ubutware bwa Sawuli. Imana yamubwira ati ngukuyeho ngo niboneye undi muntu ngomba kwimika kandi ufite umutima nk'uwo nishimira. Nicyo cyatumye Imana ikuraho Sawuli, irangije kumukura ishiraho umugabo witwa Dawidi. Reka nkubwire ukuntu Imana ari nyabwenge cyane. Reka nkubwire ukuntu Imana ari nyabwenge. Yaragiye yifatira umuhungu waragiraga intama, ariko uyu muhungu ngo yitwaga Dawidi. Uyu muhungu yari umuhungu wari uzi kubaha Imana, yari umuhungu wamenyaga ko yakoze ibintu bidashimwa n'Uwiteka, yari umuhungu wari ufite mwuka w'Imana muri we. Nicyo cyatumye Imana ivuga ati mbonye umuntu ufite umutima nk'uwo nishimira. Reka nkubwire nshuti mwene data ngo umuntu ufite umutima nk'Imana yishimira ni umuntu umenya ko yakoze icyaha, ni umuntu ubabazwa nuko yakoze ikibi, agaca bugufi cyane, yarangiza akababazwa n'icyo cyaha yakoze. Uwo muntu ni Imana yishimira. Uko niko Dawidi yarateye. Uyu mugabo yakoraga ibyaha, ndetse Bibiliya igaragaza cyane ko yakoze ibyaha byinshi, ariko nanone ushobora gutangazwa nuko Bibiliya imwita umukiranutsi, kubera ko uyu mugabo yakoraga icyaha ariko akamenya kwihana. Uyu munsi wa none abakristo b'uyu munsi musigaye mukora ibyaha ariko kwihana nimubikore. Musigaye mukora ibyaha ariko kwihana mukumva ibyaha mwakoze mukumva nuko nta nicyo bitwaye. Reka nkubwire ngo muri mu mazi abira nshuti bene data, birakwiye kandi birakenewe yuko muhindukirira Imana. Birakwiye kandi birakenewe yuko mwumva icyo Imana ibasaba. Birakwiye kandi birakenewe yuko Imana muyumvira, kubera yuko nimutayumvira iherezo ryanyu si ryiza. Uyu mugabo Sawuli igihe ngo cyaje kugera ngo umwuka mubi ngakajya amanuka agahanga kuri Sawuli, akabura amahoro, agahinduka umusazi. Ariko ibyo bintu Imana yabikoreye kugira ngo ivane Dawidi mu biraro, ivane Dawidi yo mu mashamba aho yaragiraga za ntama, imuzana ibwami. Umva ukuntu Imana ari inyembaraga kandi Imana ari umukozi w'umuhanga. Ngikagikoresha Sawuli akabura amahoro, akaba nk'umusazi, imuterereje umwuka mubi. Icyo kintu kimeze nk'icyo abantu bose batubaha Imana bahuye nacyo. Hari ibintu byinshi ukora ariko ntumenye kuri kubikoreshwa n'umwuka mubi wo kukubuza amahoro kubera kutubasha Imana. Uyu mugabo Sawuli yajyaga abura amahoro, yarangiza kubura amahoro, Imana ikagenda ikamuzanira agahungu k'agashumba. Ako gahungu karaza kakamucurangira, kamara kumucurangira agatangira kumva amadayimoni yose atangiye kugenda acururuka muri we. Reka nkubwire ngo uyu mugabo yaburaga amahoro. Ni kimwe nuko abakristo b'uyu munsi n'abantu b'iki gihe musigaye mubuzwa amahoro n'ibyaha mukora, ariko mukanga guhindukirira Imana. Aho kugira ngo musanga abapasiteri cyangwa se abavuga butumwa tubabwira ubutumwa bwiza nk'ubu ngubu bukeneye kubarokora no kubabohora, mugasanga b'abapasiteri b'abandi bababwira ngo Imana igiye kubatabara, kandi nyamara ntibababwire ko mukwiriye kureka ikibi. Mugasanga b'abashumba b'abandi bababwira ngo Imana igiye kubaha amamodoka n'amazu, ariko nyamara y'amazu yo muri iyi si ntabwo muzabamo igihe kirekire. Murashaka kumva b'abapasiteri b'abandi birirwa bababwira ko Imana igiye kubahindura abamiliyoneri, ariko nyamara ntabwo muzi igihe muzaramba muri ubu buzima. Reka mbabwire ngo ninge uje kubabwira ijambo ry'ukuri kandi ribabohora. Ninge Uwiteka Imana yohereje kugira ngo ndokore ubugingo bwanyu. Mbabwira ko Yesu Kristo akeneye yuko mugendera mu nzira y'abatoje. Mbabwira yuko Yesu Kristo akeneye yuko mukurikira inzira ye, mwubaha amategeko Imana yabahaye, kuko niwe nyir'amategeko. Abirirwa bababeshya ko kubaha Yesu nako kwizera Yesu Kristo bihagije barababeshya. Ndakubwira ngo kumwizera ni kimwe, ariko no kumwubaha
kubaha n'ikindi ni ukugendera mu nzira yagutoje kandi ntiyigeze agutoza kutagendera mu nzira z'amategeko y'Imana, kuko ubwe wenyine yashiraga mu bikorwa kandi akayubahiriza neza cyane rwose. Reka nkubwire wowe unteze amatwi muri kano kanya, birakwiye ko wumvira Imana, birakwiye gukurikira Imana, birakwiye gukora ibyo Imana ishaka, birakwiye gukora ibyo Imana ishima. Imana yacu niduha imbaraga, ariko ibyo byose birashoboka yuko bigukomereye, birashoboka kuri indaya byananiye, urabikora ukabikora ariko ubizi neza ko atari byiza. Urashoboka kuri igisambo byananiye, birashoboka kuri umunyeshyari, uri umugome mu mutima, birashoboka ko wirirwa wifuriza abandi bibi. Ibyo bintu urabizi ko ari bibi ariko byarakunaniye. Reka nkubwire ngo senga Imana uyisabe Mwuka Wera. Reka nkubwire ngo senga Imana uyisabe Mwuka Wera, niwe uzagushoboza gukora ibyo Imana yishimira, niwe uzagushoboza gukora ibyo Imana ishima. Reka nkubwire ngo senga usabe Imana kwiguha imbaraga kuruta uko wayisenga uyisaba iby'isi, kuko nkomeza kubabwira ko ijambo ry'Imana atubwira ngo nimushaka iby'ubwami ibindi muzabihabwa nk'inyongera. Numara kubaha Imana ugakora ibyo Imana ishaka, Imana nayo izibwiriza kuguha ibyo ushaka, kuko ijambo ry'Imana ryaratubwiye ngo naho Salomo yarimbye akaba umuntu w'amafaranga, ariko ntiyigeze arimba kurusha indabo. Imana yambitse indabo irazirimbisha kurusha Salomo wari ufite amazahabu n'amadiyama n'amafaranga utabara. Imana iravuga ati nk'uko ibikona n'inyoni zitabasha guhinga ariko zikarya, ese ni gute yakwibagirwa? Ese ni gute yakwibagirwa wowe? Ese ni gute yakwibagirwa umwana wayo? Ese ni gute yakwibagirwa uwo yaremye? Reka nkubwire ngo Imana yawe iragukunda, reka nkubwire ngo iyakuremye iragukeneye, reka nkubwire ngo Imana yacu iragushaka, reka nkubwire ngo Imana nikurengere, reka nkubwire ngo Imana nigutabare, reka nkubwire ngo hindukira nshuti mwene data. Reka nsoreza ahangaha nkubwira ngo birakwiriye yuko wumvira Imana, birakwiriye yuko ukora ibyo Imana ishaka, birakwiriye yuko ugendera mu nzira Imana ishaka. Nicyo gihe Imana izagutabara, nicyo gihe Imana izakurengera, nicyo gihe Imana izatuma utabarwa muri byose. Ariko nudakorera Imana nshuti mwene data biragoye, nudakorera Imana nshuti mwene data biraruhije. Nkuko Sawuli byamugoye kandi Imana yari yamuhaye umugisha, Imana yari yamutoranyije umugira umuntu ukomeye, ariko kubera kutayumvira byatumye ava ku bwami. Reka nkubwire ngo igihe cyarageze Sawuli akajya amenya ko Imana yamwanze, ariko akifuza ko Imana yakongera kumugirira ubuntu. Imana ya Sawuli byaje kugeraho Samweli arapfa, ariko Sawuli akajya mu bapfumu, abo yari yaraciye yararimbuye, abo yari yararimbuye akajya mu bapfumu kugira ngo bamuzurire roho ya Samweli, ayumve ko byibura Imana yakongera kwivuguruza. Ariko reka nkubwire ngo Imana niramuka ifashe umwanzuro kubera ko wanze kuyumvira, Imana yacu ntijya yivuguruza, ahubwo wakwirinda ko Imana igufatira imyanzuro hakiri kare. Birakwiriye ko wakwifatira imyanzuro wowe ubwawe, ukareka ikibi ugahunga ikibi, kuko Imana nibwo izakugirira neza. Reka nkubwire ngo uyu mugabo Samweli areba ibintu bimwe bitangaje nsigaye mbona muri runo Rwanda rwacu, aho abakozi b'Imana basigaye baceceka, abapfumu bagahaguruka bagatangira gusebya abakozi b'Imana, abapfumu bagahaguruka bagatangira gusebya abakozi b'Imana. Umurimo abakozi b'Imana bagakoze uyu munsi wa none urimo urakorwa na leta yacu. Ibi bintu ntabwo abakozi abita abapasiteri bashaka kubivuga. Abapfumu baraza bakidagadura bakavuga ibyo bashaka bagasebya Imana, ariko abita abapasiteri bahari kandi bakanuye. Iki ni ikibazo giteye inkeke kandi ni ikintu kibabaje, ni ikintu cyagakwiriye kukwereka wowe mushuti, wowe uri muri uru rugendo, ko turi mu bihe bigoye kandi bikomeye. Ni ibihe bigomba kukwereka yuko dufite ikibazo, kandi Satani yatwatakiye ahantu twibwira yuko atatwatakira. Satani yatwatakiye mu nsengero, Satani yatwatakiye ahantu twibwiraga ko atatwatakira, Satani yatwatakiye mu bita abakozi b'Imana, Satani yatwatakiye mu nsengero twibwira ko Imana yacu nidutabare, Imana yacu nitugirire neza, Imana yacu niturengere,
kubera yuko uru rugendo turimo ruragoye kandi birasaba abanyabwenge n'abahanga kuba bamenya uburyo ndetse bwo kurugendamo. Imana yonyine niyo yonyine yaduha imbaraga. Nshuti mwene data, senga ubudasiba kandi senga Imana. Ndagukumbuza gusenga Imana uyisaba kuzajya muri Yerusalemu nshya. Ndagukumbuza gusenga Imana uyingingira kuzaguha ubugingo. Ndagukumbuza gusenga Imana uyisaba imbaraga zo gutuma ukora ibyo Imana ishima. Ndagukumbuza gusenga Imana uyisaba ubwenge n'imbaraga zo gushaka ibyo Imana ishaka. Ndagukumbuza gusenga Imana yo kugira ngo uyisaba kugira ngo ikweze iguhe kwera nk'ukwayo. Ndagukumbuza gusenga usaba Imana ko yakurengera, ko yarengera ubugingo bwawe, ko yarengera ubugingo bwawe. Imana yacu nitubabarire, Imana yacu nitugirire neza. Shalom shalom. Imana iguha umugisha. Data, mu izina rya Yesu Kristo ndakwereka uyu muntu wabaye natwe kandi wumvishe ijambo. Reka Mwuka wawe wera abe muri we kandi amusobanurire byinshi birenze ibyo twavuze. Iyo Uwiteka twe twagukundiye tuvuga ibyo wifuza ko tuvuga, ariko reka Mwami usange uyu muntu ndetse ukomeje gutega amatwi Gorilla Gospel kugira ngo umuhe imbaraga zo kubasha ndetse gusobanukirwa byinshi mu byo umusaba. Icyubahiro ni icyawe Data, ndetse ishimwe ni iryawe. Tugushimiye ukomeje kuturinda no kutugirira neza. Ntago ari ibya bose ahubwo ni ibyabo watoranije, ndetse ni ibyawe ufiteho umugambi, ndetse ni ibyawe ukomeje guha amahirwe kugira ngo bagukorere ibyo ushaka. Mu izina rya Yesu Kristo nsenze nizeye, amen.